inganzo abanzi b'igihugu nganzo abanzi inganzo abanzi b'ibyiza untera fozi so nkakinga iburyo nkamufora mu cyico nyamurasira mu kw'iburyo kw'ibumoso kwahaza imicuzi maboko abamba abagome bwacye akabamburwa n'ingoma nyina w'abeza nganje. Ushaka gusigira umuntu wagize ibyago? Yego birashoboka. Yabuze nk'uwe mu muryango? Yego. Duha urugero. Umwana wa mpama ihangane gereza aho ngaho wikomeza kurira utera agahinda abagukurikiye shenge disi nawe umusigaranye cyo humura wihangayika abagusigaye iruhande natwe turakureba fura y'iwacu tuzakuba iruhande tugufata mu mugongo nk'uko bikwiye tukurinda agahinda tuzaguhoza shenge disi wirira urya mubyeyi waguhoraga iruhande yakurindaga turabizi akumenyera buri kimwe disi kihangane shenge disi tuzaguhora iruhande natwe. Yes, turabasuhuje nshuti bakunzi ba Neho TV mudahema kugenda mudukurikira umunsi ku munsi natubageza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye amakuru menshi agiye atandukanye uko muzi rero hano kuri Neho TV ngiye Vava navuze ngo yanambazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye abanyempano hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda navuze ngo n'ubushobozi nibuboneka tuzarenga n'imbibi z'u Rwanda ariko tujye gushakisha impano aho zaba ziherereye hose. Turakwakiye kuri Neho TV. Murakoze cyane. Ivuge rero nk'intore. Ego nanero bavuga irivuga. Nantore bavuga irivuga. Yego. Amazina yanjye banyita Uwineza Chantal. Yego. Izina ry'ubusizi ryo ni nganje. Gaganje abantu tukumve. Inganzo abanzi b'igihugu nganzo abanzi inganzo abanzi b'ibyiza untera fozi so nkakinga iburyo nkamufora mu cyico nyamurasira mu kw'iburyo kw'ibumoso kwahaza imicuzi maboko abamba abagome bwacye akabamburwa n'ingoma nyina w'abeza nganje. Aha, mwamwishe rero uwo bamwita ahanganje kazi. Sibyo ra? Urasiga? Ndagerageza. Urasiga ngasigara nsiganuza. Areka Uwineza Chantal tubishyire ku ruhande ahubwo twivugire kuri nganje. Iryo zina waritekerezeho ute? Igihe nisangaga nyine ndi umusizi ntumvishe ko abasizi nyine bagira amazina niyita rero nganje. Iryo zina ko numva atari bwa mbere ndyumvishe. Nagaru bwa mbere uryumvise. Yego. Ni iby'umusizi nyine ari wengeye nganje. Niwe nganje namenye kuva kera se? Wasanga hari undi ariko nyine size ninge nganje. Abasizi mushobora kuba mwasiga mu bihe byose mwamurimo. Yego. Urugero mu byishimo mu gahinda mu kababaro bagize ibyago ubwo ni mu kababaro sibyo? Ushaka gusigira umuntu wagize ibyago? Yego birashoboka. Yabuze nk'uwe mu muryango. Yego. Duha urugero. Umwana wa mpama ihangane gereza aho ngaho wikomeza kurira utera agahinda abagukurikiye shenge disi nawe umusigaranye cyo humura wihangayika abagusigaye iruhande natwe turakureba fura y'iwacu tuzakuba iruhande tugufata mu mugongo nk'uko bikwiye tukurinda agahinda tuzaguhoza shenge disi wirira urya mubyeyi waguhoraga iruhande yakurindaga turabizi akumenyera buri kimwe disi kihangane shenge disi tuzaguhora iruhande natwe. Icyo gihe n'igihe usigiye umuntu wabuze uwe wagize ibibazo runaka. Ese umuntu uri mu byishimo urugero nkanjye naguze akageretse akazu k'agataje ukuntu mu byishimo naba mfite muri icyo gihe nicyo wambwira? Simvuga iki ko numva byasaza ibyanjye byose byabaye ibyishimo uyu munsi ndabona uri mudasanzwe kuko nanjye ndabona nasanzwe nahindutse ndi wundi umukire shenge disi namwe murabibona ikofi yanjye ubu yazamutse ikimenyimenyi n'inkweto irazamuka yewe n'inzu yanjye ubu ngubu irazamutse. Ako ni agakorora k'umusizi komeza. Yewe disigo n'inzu yanjye yazamutse ese gute murimo mutabibona twari muze twisereburire kuko uyu munsi shenge nagusanzwe. Ikofi yanjye ntabwo nayirya njyenyine fura z'iwacu muze mbagurire inshuti n'abavandimwe njye ndabatamo uyu munsi disi ndashaka ko twishimira. Ngagira ikintu ubwira umuntu wagize ikintu aruzinga mu buzima bwe apana kubura umuntu. Hari ukuntu umuntu abura amafaranga, hari ukuntu umuntu abura amwe mu matungo yaratunze, ari nubwo ugasanga bakwibye. Umuntu umusigire twumve. Umuntu watakaje ibyo byose. Kimwe muri ibyo nashaka bari byose cyangwa kimwe muri ibyo. Fura
y'iwacu wihangayika shenge disi nubwo bagutwaye ibyawe ariko ngo buriya ntibagutwaye amaboko. Shyira umutima hamwe kandi utuze ngo umugabo nyamugabo burya baramwiba ngo burya nambwa ngo yibwa. Oya baravuga ngo nta mfura yibwa ibifura ngo nabyo nibyo biba. Shenge disi si imisi igifura ahubwo urifura kuko wabonye aho wibwa. Yewe disi nibyo wibwa. Wumva utuje ngo birashoboka kubera impano uzagera kuri byinshi. Kora cyane babona ibyo biba shenge disi nawe ubona ibyo usigarana. Yego. Ntugire ubwoba ngo uhangayike yewe ndetse ngo ucike n'intege biriya byose birashoboka ni umugambi w'Imana uzagera kuri rwici. Yego. Ibyo ni igihe umuntu agize ikintu yabuze. Ndakugerageza ntabwo amarushanwa yanjye kuyatsinda biba byoroshye. Ngasugira umukunzi wawe twumve. Nseke nsenya mu magufwa no mu misokoro nkatsipfura uwo nsobekeye umutima cyangwa ino disi nzi iruhande. Muhungu nkunda uko nikunda iteka disi nge ndagukunda iyo ndi kure nge mbura amahoro shenge disi nuzi iyo ndi iruhande. Muhungu nakunze nagira igihunga nkagukunda ntawe ngishije inama kuko uri umuhanga shenge disi hindukira ndebe mu maso nubikunda maze nanjye nkurebe disi nkubwira ikindi ku mutima. Kana kama uko nge ndagukunda iteka disi nitse imitima iyo tutari kumwe iyo wangiye kure disi ndahangayika hato hateramo umutuku shenge disi ndi kuvuga uwo mutima. Kana kama uko nzaguhora impande nzagusasira urukundo nkorose imitoma aho biri ngombwa nzaguhora impande nibishoboka nzaguhoza amarira sinzatuma ubabara disi. Muhungu nakunze nagihunga nzaguhora impande sinzakubabaza nzakurerera mama wawe uko bikwiye nzaba iruhande rwa mpabuke kuko bikwiye. Sheri reka mwibwirira ikindi ku mutima kuko ndagukunda nta kidasanzwe ubwo mukunda rwo ntibisanzwe kuko ntabwo ndukunda abandi bose. Nzaguhora iruhande sinzakuva impande sinzatuma ubabara iteka ryose karabona ateye ku mutima wanjye. Yahinze. Kamukunzi ushobora kuba umukunda? Ndamukunda ntabwo wakanga ukunda. Umukunzi wamumaranye igihe kingana gute? Umukunzi wanjye tumaranye imyaka 2. Ko murasazanye? Ujye umwita muzehe? Oya none ngiye ko ngushutse nkakuvuga ko musazanye nawe ukabyemera. ubwo mwita muzehe? Oya ntabwo namwita muzehe. Ariko wakwita mukecuru? Oya. Nagajya bati gacecuru kanjye nakunze kuva kera mu buto bwanjye ubwo twamenyanaga ku munsi wa mbere umva ngiye ntabwo umusizi nyaboneka. Umusizi. Ku gisigo cyanjye cy'amasegonda agira ikimbwiraho nanjye. Ku gisigo cyawe cy'amasegonda? Unansigaho muri rusange. Dore ngo Imana yamanutse mu ijuru igiye kumanura marayika imanura vava shenge disi yari yamubonye kakwiye abasizi nkatwe yewe n'abandi bafite impano. Nifura nyafura kuko arakwiye ni umunyarwanda mu bandi kuko nifura ntago ari igifura nifura tuvuga di. Nifura kuko afasha abababaye agafasha abafite impano nk'uko bikwiye shenge disi namwe muramubona sasa nifura se koko di. Iyi fura y'iwacu duhora iruhande sigi dutererana nka babandi shenge disi adufasha kuzamura impano. Ese nimba umukunda wamwandikiye muri comment nawe akabibona ko ibyo dukorera ari byiza. Bashyiramo n'udutima. Ibyo byose disi birakwiye kuko uri imfura mu mfura uri intwari mu ntwari urashoboye mu bashoboye. Wumvishe ryari mu buzima bwawe kuri musizi? Mu buzima bwanjye natangiye kubyiyumvamo niga P6. P6. Don't say P6. Mu wa gatandatu. Nawe ukomoka muri babandi? Babago ni mu wa gatandatu. Aho ngo twari turimo tuganiramo dutebyamo gakeya. Igihe umuntu aramutse agutumiye mu bukwe ngo uzamusigirire umugeni we. Wasigira umugeni akarira? Nasigira umugeni akarira? Ahubwo nafasha umusore n'umugeni wiwe nkabakorera shoot y'ubukwe bwabo. Shoot y'ubukwe bwabo? Kandi babatumiye bakameramani? Baba nyine ari ukuntu ukora shoot n'abari mu bukwe impande zose bakavuga ati uyu mugeni ni twari dutegereje. Ataraza se? Ahari nyine nawe mu bukwe ku buryo abantu bose barangaza
Mm. bishimiye ubwo bukwe. Saize ngubu tuvugana amagaranye n'umukunzi wanjye twambaye agatimba nanjye urabona ko ikote na karuvati nabiziritse. Yego. Ngadushutingire turebe. Ngo byarabacanze, abatabizi ngo barabatanya, abo bitareba nabo ngo barabwica. Hindukira undebere muri ziriya ntebe, nuhindukira wongere undebere hariya. Nureba neza urareba hariya mu itete, shenge disi urahabona abageni babiri. Niko fura z'iwacu mutaramiye muri ubu bukwe, murimo murabireba neza, kinga shenge mwumvishe babibabwira. Usanga uko mubyumva atari ko biri, ngereka mbibabwira uko ndimo ndabibona. Abageni bacu ndabona badasanzwe, shenge disi uko mubivuga siko biri, muhindukire mubarebe mu maso. Ntacyo ako karabaye. Ijambo rimwe usoza ugira icyo ubwira abakunzi ba Niho TV. Ikintu nabwira abakunzi ba Niho TV, turabakunda cyane, kenshi na kenshi nyine nk'uko mugenda mudukurikirana turabishimira nyine, ntabwo nagenda natabasigiye. Basigire rwose abakunzi ba Niho TV. Fura z'iwacu mudukurikira umunsi ku wundi, sinasibira kubabwira ko tubakunda, yewe disi iteka dukunda iyo mudukurikiye, kuko nibyo biduha kubaho yewe ndetse no kuzamuka, shenge disi turabakunda. Niko fura y'iwacu ukurikiye Niho TV, cyahindukira undebe mu maso, shenge disi ngira icyo mwibwirira, kuko turabakunda bikaturenga, nuko tutababona hafi yacu twanabakora mu ntoki. Fura z'iwacu muri abahanga kuko mudufasha kugira ubuhanzi, yewe ubugeni bwacu bukagira aho bugera, shenge disi turabakunda, mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. I love you, turabakunda cyane. Abasize bavuga n'indimi z'amahanga, nagize ngo muvuga ibinyarwanda gusa. Oya, ururimi rwose urarukoresha. Yes, umusizi wacu Nganji arakoze cyane kudutaramira umwanya utari mutoya hano kuri Niho TV. Yes, turagushimiye watangiranye natwe kuva ikiganiro kigitangira kugeza agisoje, uruwa agaciro cyane hano kuri Niho TV. Yes, nge nitwa Vava, nkomeza kubabwira ngo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.